Reka twongere tubasuhuze kandi tunabaha ikaze hano kuri iyi channel ya Bumbogo Real Estate. Tugiye kubaha ubutaka bunini bufite square meter 2500. Reka nkubwire ko ubu butaka buhagaze miliyoni 2.5 kandi ziganirwaho. Ngira ngo uri kubona ukuntu aha hantu hameze. Nitumanuka tukagera ku butaka urabona ari ahantu heza kandi ni ubutaka bwera. Ushobora kugura kuri aya mafaranga ugasanga ntuhenzwe. Iyi ni sure deal, uyongere muri sure deal watekerezaga kuko iyi nayo ni sure deal. Ubutaka buri affordable kuko bwegereye umugezi, nibyo tugiye kurebera hamwe muri iyi video. Bwegereye amazi. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ko ushobora guhingamo n'imbuto ukagira uburyo bworoshye bwo kuba wazuhira, cyangwa se ukaba wakororeramo nk'amatungo ukagira uburyo bworoshye bwo kuba wayagezaho nk'amazi. Birumvikana neza ko ubu butaka budahenze rwose kandi buri ahantu hatari habi. Ni ahantu hatari habi, kandi ikindi wamenya nuko ubutaka buri mu mujyi wa Kigali bwose bufite agaciro aho bwaba buri hose. Ngira ngo aha hantu hashoye amafaranga nta gihombo waba ufite. Square meter 2500. Murakoze rero, turabashimiye. Reka tubareke murebe iyi video kugeza irangiye kuko turabereka byinshi utari wakabonye. Murakoze. Ngira ngo muri kubona ku mugezi.